Yesu ashimwe bakundwa inshuti tubasuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana n'abane namwe. Uwiteka biteho, Uwiteka bagirire neza. Hanje kugira ngo mbaganirize akantu gatoya muri gahunda yo kubohoka, muri gahunda yo kwatsa inyenyeri y'ubuzima ndetse n'imibereho. Hari akantu twavuganye n'abantu twari turi gusengana nijoro mu masaha yashize kuri Zoom. Numva aka kantu abantu baramutse bakamenye bifasha. Byagufasha. No kuvuga ngo hari abantu baba bafite ibyifuzo bijyanye n'amadeni, hari abantu bababereyemo amadeni. Mu by'ukuri iki kintu cy'umwuka w'amadeni narakivuze. Nigeze mbakorera ikiganiro kikubwira ngo niba uri mu buzima burimo iyi mico itandatu ntabwo uteze kuzaba umukire. Muribuka ko navuze ko hariho n'umwuka wo kuguriza abantu amafaranga. Abantu bahora baguriza abandi amafaranga n'abandi bahora baguza amafaranga, abo bantu ntabwo bashobora gukira. Bibaho kuguza, bibaho, ariko atari ibintu bihoraho. Hari abantu baguza bikaba ari nk'ubuzima bwabo, akaba ari umwuka wabizirikiyeho, kandi ukumva ntacyo bigutwaye, kandi nyamara kwishyura bikaba ibibazo. Akenshi hari igihe uba waragiye mu bintu birengeje ubushobozi bwawe bituma uhora mu madeni, cyangwa se ugashaka kubaho ubuzima butari ubwawe. Ubundi ibi bintu bibiri nibyo bituma abantu benshi bahora mu mwuka w'amadeni. Musengera amadeni aranyishe, musengera amadeni aranyishe. Hari igihe uba ushaka kubaho ubuzima butari ubwawe, cyangwa se uri kwihutisha amasezerano y'Imana, cyangwa se ari ibyuka bikuziritse. Mu by'ukuri hari igihe umuntu afata nk'ideni, ukabona iryo deni aramutse atanarifashe ntacyo ryari kumutwara, ukabona ari ikintu yari no kwihorera, ntihagire ikintu kinini anahungabanyaho. Ariko kubera ko Satani cyangwa se hari ibyuka biba bikwizingiyeho, bituma bikakuyobora ujya gufata ideni ry'ibintu bitanagira. Hari n'abantu bajya bafata amadeni y'imyenda bakayibika mu nzu ntibanayambare. Ngaho nyine mwumva icyo kintu, ukabona ugaca ku mwenda ukabona ni mwiza, ugaca ku isakoshi ukabona ni nziza, ukayifata ideni, warangiza ukayishyira mu rugo ntunabikoreshe, warangiza wahembwa ukajya gukora wishyura n'ibintu utakoresheje. Akenshi uyu mwuka ukunda kuzirika abantu bashaka kwihuta batanga Imana imbere mu byo yavuze, cyangwa se bashaka kwikuvura no kwiyereka abantu uko batari. Iki gihe niba ufite uyu mwuka, ukaba ufite uyu muco, icyo gihe uzahora mu madeni gutitsa, kubera ko uhora urwana no kwigira uwo utari we, uhora urwana no kwigira uwundi muntu utari we. Wakemeye ubuzima bwawe ukemera ukuri, aho kugira ngo urwe kurura umusozi w'amadeni urara utunokera mu kwaha ijoro ryose. Muzi ukuntu ideni rivuna. Hari umuntu twari inshuti kera, ariko ubu ntabwo tukiri inshuti kuko nabonye afite imyuka myinshi. Yashoboraga kugira ikirori cya anniversaire cyangwa bateme y'umwana, muvanda akaba yayivana mu rugo akayijyana nko muri Remigo cyangwa muri Marriott cyangwa za Nobleza no mahoteli y'Ikigali akomeye. Ukabona batisimu y'umuntu yishyuye amafaranga yakataraboneka, kandi yagiye afata amadeni. Batisimu yarangira cyangwa akararatunekwa yibaza icyo azishyura amafaranga y'abandi. Nk'ubwo uwo muntu akazana icyifuzo ngo sengera ngo amadeni aranyishe. Iyo utajya muri iyo bateme y'umwana ngo wihanike gutya, ugakora ibikoroheye mu rugo, ugateka, ugategura intebe abantu bakicara bakarya mu rugo iwawe, wabiki. Nkunda kubwira abantu dusengera n'ibyifuzo, samutayimo mukwiye no kujya munashijuka. Umuntu yakuzanira icyifuzo ukabanza ukagitekerezaho kabiri, ntabyo guhita uvuga ngo ngaho mureke tumusengere. Oya, umuntu agomba kujya kuzanira icyifuzo ukabanza ukagikaraga, ukareba niba icyo kintu ugiye gusengera koko atari nawe cyaturutseho. Uretse nk'uyu muntu uje gumusengera ati mfite ideni rya miliyoni, rwose nyirarandembeje, kandi ubwo wenda niryo yafashe, wenda ibiryo yagaburiye abantu wa munsi. Wikiriraga iki muri uwo mugozi? Kudakoresha ubushobozi ufite, uguherekeje akaza, ukunegura akaza cyangwa ntanazi. Nje kuvuga ku kintu kijyanye n'abantu bafitiwe amadeni. Ufite umuntu wahaye ideni, uzi neza rwose, wizi neza nyine ko wamuhaye ideni ry'amafaranga runaka menshi gutyo yakuzahura. Tujye kurana amafaranga make yabaho kugira ngo uwo muntu akwishyure. Ugiye gukora iyi rituwere tugiye kuvuga. Rituwere nayo ibasobanuye n'umugenzo runaka. Hari igihe uzigisha abantu ahangaha ukabwira ngo ni mukuru umugenzo runaka, umuntu agasimbuka akitarutsa, kandi mu rusengero mwirirwa mu rituwere amanywa n'ijoro. Migenzo mwirirwa mukora mu rusengero kugira ngo Imana ibarebe. Umuntu yaza akigisha hano mukanga kubikora ngo mushaka gutabarwa, kandi nyamara twazanye igisubizo cy'ikibazo ufite ukanga kucyumva ukongera ngo ugiye ku musozi.
abarokore benshi rero muzahera no ku musozi mwirirwe muyizenguruka kandi ibyo kubafasha biri imbere yanyu. Iyo bari kukubatiza bagushyiraho igitambaro, buji, amavuta ya kirisima mu ruhanga, iriya migenzo bari kugukoraho n'iyiki? Iriya si rituwere? Kuki utega agahanga bagasiga hose no mu gatuza ugafungura umwana agapesi? Si rituwere, ni imigenzo iriya ituma umuhango w'abatisimu wizera ko gukorewe, kandi urataha ubyizeye, inyama mwatetse n'ibiki byose mukavuga ati dufite umwana wabatijwe, kandi ni imigenzo bagukoreyeho. Bari abantu natwe tubatiza muri Yorodani, ntabwo ari imigenzo tubakoreye tugufasha tukakwinika mu mazi tukagukuramo. Kuriya kuntu dusenga dupfukamye tugira dute byose ni imigenzo tuba dukora. Rero imigenzo iremewe. Umugenzo ni ikintu ukora nyine kugira ngo wihuze n'Imana ukorera bibashe kugenda neza. Rituwere ntabwo ari icyaha, bitewe n'Imana wemera mu ruhande rwawe, ntabwo ari icyaha rituwere. Umugenzo runaka ukora kugira wihuze n'umwuka ukorera ntabwo ari icyaha. Ku bantu rero abashyashya bahaye ikaze, unyumvishe bwa mbere kandi subscribe rwose njye nabona nkomeza. Ndakomeza ari uko mbonye intoki zose zimaze gukandaho. Amen. Intoki zose nizikandeho, ubundi babwire ukuntu murajya kwishyuza abantu banyu mu mwuka mutabakozeho. Amen. Murabizi ko ibintu byacu byubakirwa mu mwuka mbere. Tugiye kwishyuza abantu baturi mu imyenda mu buryo bw'umwuka biciye mu isengesho no muri rituwere tugiye gukora y'amatabaza y'amabuji. Imana igende kuri ku mutima wabo ibamurikire, bibuke burya ko hari umuntu bafitiye ideni kandi nawe ukeneye kubaho. Niba ufite umuntu ugufitiye ideni rero wanze kukwishyura, uyu munsi ntabwo ari ngombwa ngo wongere utukane n'umuntu, ngo umutuke umushihagure, umutuke ibitutsi nk'icyatanu ngo kubera yanze kukwishyura. Amafaranga buriya ni mabi mwabavandimwe, amafaranga ari nk'umuvumo. Amafaranga ari nk'umuvumo, niyo mpamvu mpora mbabwira ngo amafaranga ateranya abantu, umuntu wari inshuti n'undi akabateranya. Aho kugira ngo uzahombe inshuti n'amafaranga rero, harimo inama njya nkunda kugira abantu nkakubwira nti niba ufite inshuti yawe magara mwakundanye mwagendanye ubuzima bwawe bwose mugasagira kabisi n'agahiye, akakuguza wenda 50,000, hari igihe ibibyuka bishaka kumuzibiranyiriza ikirere akabura uko akwishyura, aribyo tugiye no gukuraho. Cyangwa se wenda akanayabona akayakoresha ibindi, agahuge kakaza akakwibagirwa akakwibuka yayamaze. Buriya abantu bose banga kwishyura ntabwo ari uko baba bafite umutima mubi. Hoye, hari umuntu yanga kukwishyura atari we, ariko rimwe n'abanga kukwishyura ku bushake kayagundira kandi ayafite cyane bariho. Ariko hari n'undi ubura uko yishyura kuko yayabuze. Birere byifuza abadayimoni babifunze kugira ngo mushwane muterana amakofe kandi mwakundanaga. Cyangwa se undi akayabona yavuga ngo arakwishyura, imyuka mibi kazi kamuzibiranya ubwenge akibagirwa agashiduka yayamaze, akabura icyo akubwira akavuga ati Yesu we, ese ko nzi ko ndi bumwishyure, nkaba nagiye mu isoko ibi ngibi byo nabiguze nte koko, atakuye amafaranga nayo najye yarashize no kuri konti yashizeho. Ukabyibuka nyuma bamaze kuyahahisha utishyuye mugenzi wawe, ubwo urwango rukaba rutangiye kwikora. Nubona umuntu akugurije amafaranga aho kugira ngo umuhombe, wereka kuguza 50, uzabwira ati muvande ushobora gukoresha ubwenge, ukabwira ati ntayo mfite ariko mfite 20 hano nk'ishuti reka nyaguye ntuzayansubize. Icyo gihe ubugize ubwenge bugeretse ku bundi, sibyo? Ubugize ubwenge kuko urengeye ibintu bitatu, ukoze ibintu bitatu hano, ufashije umuntu n'umutima wawe mwiza. Kabiri, urengeye utundi dufaranga twawe wenda 30,000 byari bugende nabyo ukabibura. Kindi ukoze ugumanya inshuti yawe. Wumvishe hari abantu benshi mwagiye muhomba inshuti kandi zari nziza pe, ariko kubera amafaranga byarabateranyije. Aho umwanyuza undi yagira gute ntiyahanyura, byarabateranyije bikomeye. Mwahombye byinshi, muhomba inshuti, muhomba n'amafaranga. Kandi buri ubushuti buragora, kubaka ubushuti n'umuntu biragora. Uhatakariza imbaraga, ugatakaza igihe, ugatakaza ibintu. Wajya ko ukabona ku muntu utabanye umuntu mumaranye imyaka 5 muri inshuti, kubera amafaranga tuzapfa tukanasiga arabatandukanyije, atumye umumaro umwe yaramariye undi uvaho kubera amafaranga. Rero iyo nama wayikoresha ku bantu mugifite inshuti mugikundana, inshuti zigeze zipfa amafaranga, umwe akaba yahigunda akamwicisha kandi mwarabanye neza. Kubera kandi reka nkubwire wa muvandimwe wowe ufite ideni, ikintu cyo guhora wishyuza umuntu umutoto unamutuka, shitani iba yamuteye, imyuka mibi iba yamuziriranyije ikamufungira ibirere bigatuma atakwishyura. Ntugire ngo ntabwo byamuprovoka ibindi bitekerezo. Ngenza abantu benshi bagiye bishyuza abantu bakabazengereza, abana bazengereje bakabagambana bakabicisha. Niba uzi ko hari umuntu ugufitiye ideni rinini,
rinini rindi rinini ku buryo ariko nta mafaranga bamakeya bitewe n'urwego rw'umuntu. Ujye wirinda kwishyuzanya umuntu umutima mubi, kuko hari ukuntu wishyuzanya umuntu umutima mubi, none message saa 8 message saa 9 message, ku buryo message ziba message muri telefone ye. Hari abageraho bakakubloka, wanakoresha indi yakumva ari wowe akakwihorera, ikiba gisigaye abazakugambarira akakwicisha. Kandi ibi bintu mbabwiye ni ukuri. Nta muntu ukunda umuntu umwishyuza umuvuza ahindura ingana gutyo, kubera ya myuka iba yamuzibirije ikirere ituma atakwishyura, ishobora gutuma n'ubundi agukorera ikintu kibi. Kugira ngo uyu muntu akwishyure rero, nizere ko nta muntu uzongera gutuka umuntu mufite mwidene ngo message none message ejo bundi. Oya, mubwire mu kinyamupfura, umubwire none wenda wongere umubwire kuwa gatanu n'urugero, ariko nakoreye iniriti wende kukubwira. Uyu mugenzi tugiye gukora, fata ifoto yawe. Aba twabivuganye n'abantu twasenganye kuri Zoom, turi gukemura ikibazo cy'abantu baberewemo abandi amadeni. Turavuga tuti ukusenga ni byiza, ariko reka dukore n'iki kimenyetso cya gihanuzi. Uyu mugenzo ufata ifoto yawe niyo uwo muntu uzi ko akuri mu ideni wize neza, amafoto yawe yombi. Ubu ngubu hari umuntu ugiye kuvuga ngo si foto umuntu yayikurahe. Bavanda ubu ntago amafoto yacu agenda yiyandaza, ni ngombwa ngo ujye gusaba umuntu ifoto ye. Ubusa yanjye ntimuyafite ntaranayabahaye. Ntiharabona nayapostinze kuri stati mukayavanaho. Ntago wabura ifoto y'umuntu muri iki kinyejana, wayishatse ntabwo wayibura. Ziba ziniyandaza, pfa kutayikuraho ugiye kumugirira nabi. Faites attention, Imana ntabwo yagushima. Fata ifoto yawe niye. Bugiye kumbaza ngo uzazifata gute ziri muri telefone, genda ujye aho bemprima muri siberi, bayemprime bayiguhereze mu ntoki, nka kumwe bajyaga baziduha kera tukazishyira muri album. Ufate ifoto yawe, ufate niye. Nurangiza ubirambike hasi. Numara kubirambika hasi, uzafata ifoto yawe ishyire hasi, ubundi urangiza uyubikeho ya yindi. Amafoto amashusho arebana, amasura arebana. Icyo umuntu abagamije mu buryo bw'umwuka bari kugira ngo icyabatandukanyije kivemo, imitwe irebane, imitwe irebane. Ubu hari umuntu uzayagerekeranya, kandi twavuze ko ari kuyahuza, ukayubika zigahura, amasura agahura, amasura akarebana ku mafoto. Imwe iri hasi uyubitseho iyindi, ariko ukayubika ishusho zirebana. Mwisi y'umukabura bifite ikintu bivuze. Ubu uri kwihuza n'uwo muntu ukura nk'ibyuka byabatandukanyije, bituma atakwishyura, bituma umuhamagara ntiyitabe, bituma akwanga, bituma adashaka kukubona, bituma yakugambanira. Nurangiza uzaba ufite amatabaza 3 aho ngaho, nk'uko uyu muntu yicaye afite amatabaza, ariko we ntabwo uzaba uyakikije, uzayarambika iruhande rw'ayo mafoto. Ugenda ushyira mu nguni uko amafoto arambitse. Ubundi ufite na Bibiliya, usome Zaburi 2 ngiye kukubwira, uzisome zombi uzirangize, nurangiza usenge. Zaburi y'ijana na 28 na Zaburi y'ijana na 30 na Zaburi ya 35. Izo Zaburi zombi uzazisoma, uzisengeremo witonze rwose. Uzusome Zaburi ya 35 uyisengeremo witonze, uyiveho ujye kwijana na 28 uyisengeremo witonze. Nurangiza buje, kandi ubwo ziri kwa kuko ari 3, ni buje 3 mubare 3 muziki usobanura. Uzizengurutse nyine za buje, uzizengurutse ya foto zanyu ziri hasi. Ushaka gushyira no ku kameza, nta kibazo, ntabwo ari ngombwa hasi ku butaka. Ushaka gushyira no ku kameza, gushyira no ku gasutable, ukabikoreraho birambitsaho, uri no gusenga upfukamye. Ubwira Imana ati Mana, numara gusomeza Zaburi nyine n'amabuje ari kwa 3, ubwira Imana ati Mana, ndasengera uyu muntu, Mana ikintu cyari cyaradutangije gikureho, ikintu cyatuma gatanyishyura nikiveho. Ntabyo gusenga umutuku umutoteza oya. Senga ubwira Imana ati imyuka yari yaramugiyeho, Mana yatumaga uyu muntu witwa Nyanaka atanyishyura, Mana yikureho. Niba ari ibibazo yahuye nabyo byatumye atanyishyura, Mana bikemura bimukureho. Mwami Mana umucira inzira abashe kunyishyura. Mana ibintu byatumaga tudahura bikurweho, nkuko muje aya mafoto yomba arebana, niko rongeye guhuza ikirere cyanjye n'icye, niko rongeye kugarura ubushuti. Mwami Mana amafaranga ntakadutanye, turi abana bawe. Mana ongera uduhe ubumwe, ongera uduhe guhuza. Mana nyishyurira idene, umutungo uboneke nari mfite, umudayimoni wanyaze ukurweho, untanya n'abantu ukurweho. Uzaba uri gusenga gutyo utuje,
abantu mujye mubwira Imana mutuje, nta gahaha mufite. Uzi ko hari igihe uganira n'umuntu muri consultation spirituelle ukagira ngo yarahahamutse, kubera ngiye nakira abantu benshi, hari umuntu muganira ukumva agiye yahahamutse, ni nka radio ufunguye wayicecekesha ikanga, waramubwira ati reka nkugire inama kuri iki, wapi, ahubwo kumva nko gusuka amazi adaceceka. Noneho nurangiza usenge nyine ubundi usoza ugende, ubikora iminsi 3. Umunsi wa mbere ukaza ugakongeza amatabaza, ushobora kuyasiga yaka nk'ibintu bikaba byashya, kaza gushonga wenda ibintu bigashya. Iyo umaze gusengura yazimya ukagenda, niba ari ugiye kuryama ukajya kuryama, ejo ukongera icyo gikorwa ugikora iminsi 3. Gikora iminsi 3, gatatu n'ubwuzure bw'Imana murabizi. Nyuma y'iyo minsi 3 ndakubwiza ukuri ko Imana izaba yagitamurira ibirere bya wa muntu, yakuyemo ibintu byose byatuma gata kwishyura. Ushobora kuzuva nyuma y'iyo minsi 3 harafungutse ikirere cyo kwishyurwa. Sibyo, nimugende mubikoreshe muri gahunda yo kubohoka no kubigisha iby'Imana yaremye. Itabaza rero wagura iryo ari ryo ryose, hano muri kubona amatabaza y'amabara, nababwiye ko amabuji burya agira umumaro ukurikije n'ibara ryayo. Iryo uzabona ryose cyane cyane iry'umweru warikoresha kuko n'ubundi urumuri rwirukana umwijima. Rero uzakoresha iri kuri hafi iryo wabasha kubona. Icyangombwa nuko ukongeza urumuri imbere y'ayo mafoto uri gusengera mu izo zaburi ebyiri. Ayo mafoto yombi yafite n'itabaza ricanye. Buri uriya mwotsi witabaza nawo wirukana imyuka mibi wa muntu we, kandi ifoto yawe niwe wanyawe. Bavandimwe, reka mbabwire aya mafoto yakorerwaho ibintu byinshi nuko mutabizi. Aya mafoto abarozi bajya kuyaturogeraho, ariko nande twayirogorezaho. Uzi ko ifoto ushobora kuyifata y'umuntu udakizwa mu bana, yaba umugabo cyangwa umugore cyangwa umwana yawe wanze gukizwa, ugafata ifoto ukagenda ukajya ahantu hari amazi menshi nk'aya ngaya y'ikiyaga cyangwa y'iki, hano bakunda kubatiriza nyine ahantu haba hari mu mazi mu mapisine, ukavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, iyi foto mfite ihagarariye nyanaka, ni muri umuntu wanjye cyangwa n'umugabo wanjye se, Mana ndamubatije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina ry'Imana Data na Mwana mu mwuka, ugahita uyidumbura mu mazi ukongera ukayikuramo. Umuntu akabura mubatije mu mwuka, burya icyo gikorwa ukoze kizabyara umusaruro. Nubwo utemerewe kubatiza wowe, ariko mu mwuka ikintu wakoze gikorwa cya gihanuzi ukoze icyo kizabyara ikirere kizima kindi kuri uwo muntu. Dufite abantu tubana mu miryango batemera Imana, batanakemera kubatizwa, batanakemera gukizwa. Bera abo bantu nubwo buryo babatizamo rero, babatiza batabizi, ujyanye ifoto yabo mu mazi ukagenda ukahita uyidumbura muri gusenga, ukahita uyijoboramo ukayisubiza mu rugo, ntabwo uyihata. Shalom.